uza aka kantu kuri Facebook, tugiye gufungura Facebook page izajya iguhemba biri seriye. Facebook page nka kuri ufungura TikTok, nka kuri ufungura YouTube channel, ngiye kubikwereka kandi nawe ubashe kuba wabimenya. Ese n'ibiki bisabwa? Twakomeje rero, urahita uza ufungure Facebook yawe, urafungura Facebook yawe niba uyifite, urahita uza ukande hano hejuru, urahita uza ukande hano hejuru hahangaha, urahita uza ukande hano hejuru, urahita uza ukande hano hejuru. Ukimara gukanda hano hejuru nta kindi kintu uri bukore kindi, urahita uza hano ngaha handitse ngo Facebook page, hano ngaha, hano tugiye gufungura Facebook ihemba. Facebook ushyiraho amavideo yawe ukayahembesha ukayamonetiza, nta kindi kintu uri bukore rero. Urahita uza hano ngaha kuri create, hano ngaha create, hano ngaha. Ukimara kuza hano kuri create, urabona batubwiye ngo get started, hano ngaha. Reka tubanze twakira abantu bashyashya kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Niba uri mushyashya kuri umuyoboro wacu wa YouTube, tuguhaye ikaze. Nawe usanzwe warakoze subscribe kandi like, ukore comment kugira ngo ntihakagire video nimwe uzajya gucika kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Niba uri mushyashya, tuguhaye ikaze kabisa. Ngwino kuri umuyoboro wacu ibijyanye na Phone TV kugira ngo tubashe kuba twakwigisha byinshi bitandukanye. Urahita ukanda hano kuri get started rero. Hano rero urandika izina rya page yawe, urandika ngo n'urugero, reka twandike twe buri kantu show. Aha, buri kantu show. Niba tubyanditse gutya, turahita dukanda hano ngaha kuri next. Urahakanda next, urindire. Hano rero bahita batubwira ko izina ari undi muntu warikoresheje, reka dukoreshe irindi, reka dukoreshe ngo reka tuyite wenda, reka tuyite ngo reka tuyite nk'izina rindi, reka tuyite n'urugero, niba reka tuyite ngo reka tuyite n'urugero Diamond, reka tuyite Diamond Music, cyangwa tuyite New Music, ntacyo bitwaye, New Music gutya. Reka tubyandike mu nyuguti nkuru, isanzwe yandike mu nyuguti nkuru. Aha, urandika gutya, ukande next. Nduzi igiye kutugora. Aha, get started. Reka dumere nk'abasubira inyuma kuko gutya baba batubonye, baba baduhanye. Rwande kuri get started, buretse tubikupe byose dusubire inyuma. Ukande hano hejuru, uze hano kuri pages, uze hano kuri create, ukande get started. Urabona ko hano ngaha bayiduhaye, ariko batubwiye ko byakoreshejwe. Reka twandike yego, tubyandike gutya. Aha, urabona ko yakunze, dufunguye indi. Noneho hano ngaha twakomeje hano hejuru, nawe urabifata uyite izina ryawe ushaka kukomeza uyita niba uyifite. Hano rero urabona batubwiye ngo category. Hano rero category, hano ngaha baba baduhaye ngo music brand, kandi wibuke izina twayise n'aha ngaha. Ushaka rero washa hano ngaha utoramo categories bitewe n'ibyo uzajya ukoraho rero, n'ibyo uzajya ukoraho.
wowe uratora ibyo uzajya ukoraho, numara gutora ibyo uzajya ukoraho urahita uvuga ati njye ibyo uzajya nkoraho ni ibi rero, urahita utora niba ari personal blogs, digital creators, music, brand. Njye rero reka ntore hano ni urugero, niba ntoye hano ngaha kuri music brand, cyangwa ufite indi categories uyishyiramo nayo, ugahita uza ugakanda next hano, next. Aha urahita uza ugakanda next, wamara gukanda next ugahita uvuga ati next nkanze, ukarindira bakaguhereza feedback y'ibyo uri gukora. Reba n'urugero twege gutya, kubera ko turindiriye, reka turindire turebe uko badusubiza hano ngaha. You have website, niba ufite website hano rero urayishyiramo hano ngaha. Ariko ubundi hano ngaha hajya website, hano ngaha uhashyira link ya channel yawe. N'urugero njyewe reka nkupe gutya, hite nza hano ngaha kugira mbibereke ko atari ibyo kubabeshya. Uhita uza hano, tuba twayishyizeho ubwirinzi naberetse uko wabushyiraho, iriho. Mbibutsa yuko buri wa gatatu na buri wa kangahe, buri wa gatatu azajya bari live video, buri saa 8 na buri saa 12 hajya hagezeho video ebyiri. Rero ngiye gutya ndahita nkanda hano ngaha, hite nza hano hejuru, nze nkopiye link yanjye ya channel yanjye. N'urugero niba ariyo ngiye kujya nkoreshamo hariya, ndahita nscrollinga gutya nze hano. Bisanzwe byikoze ariko ntabwo byakikupa. Duhite tuza hano ngaha kuri page, duhite tuza hano ngaha, duhite tuza hano. Urabona ko hano ngaha yahise yiyemeza. Uhita uza ukande hano kuri Facebook, duhite tuza dukande hano. Hariya niba uyifite urahita uyishyiramo, ntacyo bitwara, ifata copy uyishyiremo hano ngaha. Duhite dukanda hano ngaha kuri continuous. Urabona ko bayiduhaye. Ahasigaye n'abashaka ukuntu bazajya bashyiraho video, nabo ndabibashyiriraho ukuntu bazajya bakora. Uragutya twayifungura yibona kari page yindi itarimo, dore nta butumwa, dore nta na kintu na kimwe kiba kirimo hano. Rero twege tugiye kuzuzaho rero bya bindi bindi byaburaga, aba ari byo tugira dukomeza. Twakomeje hano rero, urabona ko hano ngaha batwereka performance y'amafaranga. Nako ngibi hano ngaha utagira ngo ni ibyo kubeshya, video, followers, engagement. Hano rero urabibona ko byose biriho, ntucike intege uvuge ngo ni iki, ibi bintu birakora 100%. Abenshi usanga bazikoresha rero, utagira ngo ni ibyo kukubeshya, abenshi usanga bazikoresha, abenshi usanga bari ibyo bakora byose. Rero niko biba bimeze. Urabona ko gutya bahita babitwereka hano ngaha. Niba ushaka gufungura indi access, byose hano bahita babikwereka. Rero gutya iyo byakunze ibyawe, ndakeka nta kindi kintu ubusigaje. Niba ugiye gushaka gushyiramo n'iriya link, urahita uza hano ngaha, urahita uza hano ngaha ni link. Hano ngaha WhatsApp, connected to WhatsApp. Hano ngaha urahita ukupa hano, ukaza hano ngaha hejuru, ugahita ukanda hano ngaha. Hano ngiye kukwereka uko washyiramo n'iriya link twazanye, dusanze byagiye kandi turashaka kuyishyiramo iriya link. Nta kindi kintu turi bukore rero. Urahita uza hano ngaha kuri about. Ukimara kuza hano ngaha kuri about, urahita uza hano ngaha. Hano ngaha urabona akantu hano, urahita uza ukande hano, see your dashboard. Urahita uza hano rero, hano ngaha baba kukubwira ngo following amatsinda, aho twakomeje. Hano rero urabona ko hari ibintu byinshi bitarafunguka. Iyo byagize abasaba 1000, byinshi nibwo bayigufungura. Level ya 3 urabona ko iracyari level ya 2. Iya mbere twayifunguye. Ndakeka ibi ngibi byagufashije. Reka nabyo
ahubwo nari nibagiwe biriya kandi nabyo ndashaka kubibereka nabyo mubashe kuba mwabimenya, mubashe kugira aho mwakigeza namwe mubashe gukorera amafaranga ku mbuga zitandukanye. Hano rero bahita batubwira ngo twaporodinze ngo ifoto, dore ngiyi, iyi ni ifoto y'intuze n'izina ritangira, ubona ko gutya ihitamo rero ifoto rero yoho. Hano rero niba ufite alubumu uratangira ushyireho abaforowazi bahita babikwereka, ugatangira ugaforowinga. Niba ino video igufashije ndagusaba ngo usharinge bagenzi bawe nabo babashe kuyibona, nabo babashe kwimenyera ukuntu bafungura Facebook account biboroheye kandi bibafashije, nabo bakabasha gukorera amafaranga ku mbuga zitandukanye, ku mbuga zigize hano ngaho. Urabona ko bahita batwereka ngo amafaranga tugejeje, ibyo byose bahita batangira kubitwereka. Hano ngaho si dashboard urabona ko bari kutwereka ko reach ni 0, byose hano batwereka ko ari 0 byose. Hano ngaho net follow nta n'umwe, mu minsi 28 nibwo utegereza niho baba baguhaye igisubizo. Followers hano ngaha no followers, niho followers na followers byose hano ngaha urute barabikwereka kuri dashboard mu minsi 28 n'ubundi nk'ibisanzwe, mu minsi 28 n'ibindi nk'ibisanzwe wabibona. Rero niba ino video igufashije ndagusanga ngo usharinge bagenzi bawe nabo babashe kuyibona kugira ngo ibashe kumenya icyo yabafasha. Dore hano ngaho iyo ushaka kuba monetize ni aha ngaha ukanda. Hano rero niho bagirira monetize, niho bashakira monetize amafaranga yabo, bakamonetiza buri kintu cyose. Urabona ko hano ngaha biba bigifunze ntabwo baba barabikwemera kuko channel iracyari nshyashya, nta kindi gisigaye. Mbibutsa ko yuko buri munsi harajya hasohoka video ebyiri buri munsi, ndetse mu gusohoka video ebyiri harajya hasohoka video ebyiri, hasohoke n'ibindi. Kuri wa gatatu harajya bari live, buri wa gatatu live. Biriya bishoboka no ku cyumweru turajya dukora live, birajya biterwa nuko muzabitora. Nimbona muyitabira turajya tuyikora live. Ciao ndabakunda cyane.